AI iri gukora ibitangaza. AI ku bantu batabizi niyo bita artificial intelligence cyangwa se ubumenyi karemano. Ubumenyi karemano buri kuzana ikintu bita nakwita nka revolution cyangwa se impinduramatwara, navuga isa naho iri korohereza abantu, ariko nanone abantu benshi bari kubyinuba ngo artificial intelligence gishobora kuba ngiye kuzana icyo bita antikristo, kubera ko wowe upfa kuba ufite igitekerezo gusa, artificial intelligence uhita uyiherezayo ikagira ute ikagukorera ibintu byose byo ushaka. Niyo mpamvu rero abantu benshi kuri YouTube bari kuba monetize cyane bitewe n'iyi artificial intelligence. Iyi artificial intelligence bavuga ko nyine irimo akaboko bari abakire ba Elon Musk, bara bose harimo na ba Donald Trump, ariko ngo niyo bayizanye abantu benshi nyine bagatangira gucika urondogoro n'ibiki, ariko ndabagize ukuri ko AI irimo agatubutse hano kuri YouTube. Niyo mpamvu uyu munsi nabasaba gukora subscribe, share, like na comment kuri video kugira ngo nzagenda bakora ku ma AI yose agiye atandukanye. Uyu munsi nahisemo kubereka AI imwe y'igitangaza mutigeze mumenya, abantu benshi batigeze bakubwiraho. Iyo AI nta yindi niyo tugiye kuvugaho. Mbahaye ikaze muri kiganiro. Ngewe nitwa Adolphe Rwa. Kanda subscribe hasi, ukanda like kuri video kugira ku bantu benshi dukomeze kubana. Murakoze, mbahaye ikaze. AI ya mbere ngiye kuvugaho niyo turi kuvugaho uyu munsi. Indi mukore subscribe, muzayibona mu zindi video nzagenda nkora. Izindi AI nzagenda nzikoraho, mukomeze kunkurikirana ukande kunzogera kugira ngo n'izindi video nzakora mu gihe muzajya muzibona. AI rero ya mbere ngiye kubabwira niyo bita Ideogram AI. Ideogram AI ubundi ni AI navuga ko kugira nyine ngo uyijyemo urajya muri Play Store wandikemo Ideogram AI. Iyo AI yo ni igitangaza cyane. Iyo AI yo uragenda ukajya login, ariko icyiza iyo uri kujya muri login ugomba gukoresha uburyo bwa Google, ukinjira muri Google ugakoresha email. Nibyo byiza, nibyo byihuta, nibyo kujya muri accounting ngamazina ngibiki biriya byo ndakeka nibwo buryo nyine bworoshye ukoresheje kwinjira muri email. Rero iyi artificial intelligence yo ikintu ikora generating iki cyase izana amafoto. Iyi artificial intelligence izana amafoto. Iyi artificial intelligence ikintu ikora uzana text cyase uzana wowe amagambo yawe. Hari ahantu muri section haba hari umwanya wo gushyiramo amagambo, ugashyiramo amagambo yawe. Ndi rugero ndavuze ati mereza nkorera ifoto, ariko nyine ukora mu cyongereza, uyashyiramo mu cyongereza kiri simple. N'ubundi ibyo ngibyo AI igira ute, AI igukorekitingira icyongereza. Iyi artificial intelligence yo noneho haba hari section yo kugira ute yo gushyiramo amagambo. Kavuga ati nkorera ifoto Ronaldo cyangwa se Messi afite inda. Ronaldo araza aseka Messi arangije agira ute atangira kugira ute kurira. Ibyo bintu byose iyo ugikanda urageneratinga igahita iguhereza mu mafoto. Guys, ndabwiza ukuri ibi bintu mfite proof, kuko abantu benshi nujya kureba amacano menshi yahari hanze bari kwa monetize kubera iki, kubera iyi AI. Iyi AI rero igenerating ifoto, kandi akenshi amafoto yayo aba ari riyo kandi ku buryo bugize ute, ku buryo buri free. Niyo mpamvu rero AI nawe ishobora kuguhindura ubuzima guhera aka kanya ukamonetize kuri YouTube nta gihindutse. Niyo mpamvu ngiye nabateguriye iki kiganiro nkabwira ko kuri Ideogram AI ku bantu batari bayizi batangire bagira ute, batangire bayikoreshe, kuko abantu benshi ntabwo bazi ibanga ryayo. Niyo mpamvu iyi AI yagize ute, iyi AI yaje igakemura. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ndabasaba gukora subscribe, like, share ku bantu twabanye. Niba wakunze ikiganiro, ibindi naho ubutaha. Bye.